musoje gukubura iki ngiki ni igikoma ndimo ndategura. Nabateguriye uyu mwumbati uyu munsi urasa neza uraryoshye. Cheers. Agwabyumva. Muraho neza abakunzi ba Lifeenders YouTube channel yacu yanyu, ni mwahisemo gukora subscribe, turabashimiye cyane. Turi kureba hano hasi tukabona imibare 62, mufite imibare 62 nibo ba subscribers right now tumaje kugeraho. So turabashimiye cyane rero, ni by'agaciro kuba mwarahisemo gukurikirana iyi YouTube channel. Mu by'ukuri hari umuntu ushobora gutekereza kumva ko ino mibare ari mike. No, ntago ari mike ya mu by'ukuri. Iyi mibare ni myinshi cyane. Ugize igikorwa ukabona amaboko 62, amaboko 62 ahuriye ku gikorwa runaka, ntago gishobora kugenda kitarangiye. Mu by'ukuri ikintu cyose cyari cyose cyahurirwaho n'abantu 62 ntabwo cyarangira kitarangiye. So niyo mpamvu rero turi kwiyumvamo ko turaba agaciro, niyo mpamvu turi kwiyumvamo support yanyu, turayumva. Mwarakoze cyane ko tumotivatinga, mwarakoze cyane kuduha comment zitwereka ko YouTube channel yacu ari agaciro kuri mwebwe, kandi ni byo agaciro mu by'ukuri. So ariko nanone ntabwo nshobora gukomeza ntigaye tutigaye, kuko dutangira YouTube channel twababwiye ko tugiye kubakorera content nyinshi za mufiririzo, ariko ntabwo twigeze twubaha icyo kintu twababwiye. Ariko natwe ntago ari twebwe, just mu buzima tuba dufite ibindi bintu turi gukora bitandukanye. Hari igihe ushiduka usanze like ibintu byakubanye byinshi, kubona umwanya wo kugira ikintu ukora, wo kwicara ukore video ukabona ntago uri gukunda. Ariko tugiye kwikubita agashyi, reka ntikubite rwose. Aka gashyi niko kemeza yuko ntago tuzongera gutinda, tugiye kubakubita content z'umuriro kabisa. So uyu munsi rero ushobora kwibaza turi he, muri kubibona inyuma yanjye mfite background y'urutoki. So ntekereza ko hashize imyaka ni imyaka 8, navuga ko ari 8, like ntakora ino mirimo yo gusharira, babyita gusharira, gutunganya urutoki, kuko bino bintu biba byaragiye byumiraho. So bituma iyo bikuyeho bituma urutoki ruhumeka, noneho rugatangira gutanga umusaruro muzima. So nibyo tugiye gukora. Turi mu cyaro, twaje gusura umukecuru. So turifuza kugenda tumufashije imirimo runaka. Hirya muri kumva imyeyo, muri kumva sound y'imyeyo, ni madam uri gukubura. nkuko mubizi YouTube channel yacu ni njyewe na madam namwe. So reka rero mubereke uriya ari gukubura. So iyi video nifuje ko iri bube mu buryo bwa vlogging, it's a vlogging style. nta bya bindi byo kwicara, abona ko bitandukanye na bya bindi byo kwicara mu rugo tukavuga. Uyu munsi birasaba ko nyine turi bukore tunabereka ibyo turi gukora. Ni party cyaro mu by'ukuri. So Sheri, ushobora kuvugisha abantu bo kuri Lifeenders, bifuza kongera kukubona. It's been long time tudakora video. So I think wavugisha kabwiye ni biki uri gukora. Abakunzi bacu turabasuhuje ba Lifeenders, hashize iminsi myinshi tutabonana. Muratwihanganira, hari igihe umuntu apanga ibintu ugasanga hajemo n'ibindi bitewe n'ubuzima twese tuba turimo. Rero kuko yarabivuze, twagiriye umugisha wo kuza gusura ababyeyi, twaje kumusura. Rero hari imirimo imwe tuba tudaherutse gukora, cyane cyane ko ubuzima tuba turimo n'ubu ngubu tuba twajemo biba bitandukanye. Ariko nanone tugira ngo turafashe mama, tumukorere tugire imirimo imwe n'imwe yo mu rugo tumufasha. Ubu ngubu ndumva ari nka 2:00, ntago ariko tukibyuka twabyuse tubanza kugira ibindi dukora.
ubu ngubu nari mbaje gukora amasuku turabereka n'ibindi byose turi bukore. Ubu ndimo gukubura, nawe agiye kujya mu rutoki, mbese ibyo tugiye gukora byose uyu munsi tugiye kubibereka. Tubahaye ikaze rero bakunzi bacu, ni ukuri twongeye twagarutse, Imana idufashije rwose ntabwo muzongera kutumizika. Ubwo rero dukomeze tubane, bifurije ibihe byiza. Wakomezwa kubura. So nanjye ikintu ngiye gukora, uriya muhoro ntabwo utyaye, ngiye kubanza kuwucisha ku ityazo kugira ngo ndebe ko waza kugenda ukuraho mu by'ukuri ibintu bitandukanye. Tugiye kubanza kuwutyaza, kuwunyuza ku ityazo kugira ngo turebe ko wagira ubugi kugira ngo ize koroha, akazi kazi koroha. Okay. Yes. Utyaza murabizi do, ufata umuhoro ukawukuba ku ibuye, ariko noneho ntabwo ari ugupfa gukuba, harimo tekinike. Ibintu nanjye ntaherukaga gukora, ariko biri kugenda neza. Ndibaza muri mani wayibona noneho neza ubu. Amazi uri kuyashyiraho kugira ngo ukure umwanda wari umaze kujya ku ityazo, kugira ngo ityazo rifate umuhoro abashe kugira bwa bugi barindemo mbabwira. Yes. So ndatekereza utumaniyeri nakoraga twabusya nkora. Ubu nsoje gukubura, noneho ndimo ndategura igikoma. Iki ngiki ni igikoma ndimo ndategura. Ahangaha usanga bitandukanye cyane nuko mu mujyi dusanzwe dutekamo. Ubu ngubu ndi guteka kuri rondereza. Iyi muri bubone nta kindi ni rondereza, n'uburyo ki umukecuru ateka, ni uburyo akoresha ateka. Rero ndimo ndategura igikoma, agiye gusharira urutoki, ndimo ndagira ngo ngire ikintu mushyira akure afite imbaraga, ameze neza. So akoresha bakita uruhabuzo, nimba muri kukabona. Yes, kano bakita uruhabuzo, muri kubona. So urunguru rero ikintu udufasha gukuraho ibintu biri hejuru tutashobora kugeraho. Reka tuvuge nk'ubu ngubu,
reka mbereke igitoki ifiteho. Ni igitoki kinini cyangwa umucyo. Ni umusaruro w'iyi nsina nari ndi gukorera mu by'ukuri. Murabibona ko ari igitoki kinini kabisa, ntabwo umuntu umwe yagiterura ngo akibashe, bisaba abantu nka babiri. Gukora ikintu nyinshi gishaka kongera imbaraga. Hano rero damu yari guteka igikoma yanzaniye, uranyweye. Mu by'ukuri n'ubuzima buri ubuzima wabugomba kuba buri kuri nta gitinze. Just ndimo ndakora hano, nafashe ku gikoma byaryoshye kandi ubu imbaraga zigiye guhita ziboneka. Hano hantu ngiye guhita nkakora mu kanya gato haraba harangiye, mu minota mike haraba harangiye. So guys, yari time yo kugira ngo ngire ikintu nshyira mu nda, nongere ngire utubaraga. Ntekereza ko njya kubereka naberetse uko hangana, reka nawe mureke ajye mu yindi mirimo. Turaza komeza tubane muri ibi bigo uko byagenda kose, ntuze gukuraho, ntuze kuzinga itarangiye, kuko video ndakwizeza ko iyi video iraza kuba ari nziza cyane. Urakoze cyane. Ni ubuzima bw'icyaro turimo, ni ubuzima bw'icyaro turi kubereka. Let's continue. Ubu dusoje kunywa igikoma. Ubu noneho tugiye kuvoma. Amazi hano yarabegereye, ariko twumvaga byaba byiza tuberetse ahantu twajyaga tuvoma kera. Ubu ngubu tugiye kugenda, muze rero tujyane tuzana amazi. Muraza kubona process zose n'ahantu twavomaga ukuntu hameze, n'izo mvune za kera. Abana ba kera twarakoraga umusozi turaza kuri, uraza kubona ukuntu byari bimeze. Ubwo rero muze tubane, twebwe tugiye kugenda. Dukomeza, nifuje kubereka urugendo tumaze gukora ndetse n'urundi dukomeje kugenda. Noneho ahantu tuvuye ugereje ni nka kilometero 1, urumva ko ari urugendo runini. Ahantu tugiye naho urabona no musozi nari mbonye no view ari nziza, kubera ko umuntu aba ahaheruka kera. Noneho mbonye hasigaye hafite n'ubwiza buteye ubwoba butangaje. Reba rino shyamba nasize ritarakura, naririye ryo hirya, mbonye no view ari nziza. Reba hano gutya muri no ruhande, hano ni heza, mbonye ari byiza kuba nahabereka. Noneho ahantu ubu ngubu tugiye gukomeza urugendo ni nyuma y'uriya musozi uri imbere. Urugendo rwacu ruracyakomeza, kuko dukomeze tujyane mpaka tugezeyo. Urugendo rwacu aho tugeze, ngeze ahangaha numva ntapfa kuharengaho gutyo gusa nta kintu mbabwiyeho. Urabona iriya myobo ko ari 2, ndabyibuka kera. Iriya rero imyobo bayita isenga, ni ukuvuga ngo harimo inzira izamuka ikagera hariya ruguru mu zindi karitsiye. Ndabyibuka twebwe, ku bantu mwebwe mutazi ikintu bita ibikoko bita ibinyogote, ugenda usacinge uti ikinyogote kimeze gute. Twajyaga tuzamuka ahangaha turimo tuva kuvoma, bikakwirukankana. Icyo gihe abari bafite amazi bakayata, abandi bakagerayo nayo bafite.
mbese byari ibintu bitoroshye. Hari ahantu rero iyo myobo niho ibyo bikoko byabaga, twameze tujyane kuvoma, mbonye aha hantu ntapfa gucaho gutyo gusa nta kintu mbivuzeho. Rero ni iya mbere mbanje koza kugira ngo harimo amazi ameze neza. Hari undi kera twakoreshaga n'ubu biracyakoreshwa, ufata n'umugabo ugasukura gutya ukoresheje tuno tubuye tuba turimo hano mu mazi, igikoresho cyawe gisa neza. Murabona ko tuvuye kuvoma amazi, gasozi muri make nako kari koroshye. Ubu rero tugiye guteka, muze tujyane no mu gikoni. Ubu ngubu ngiye gutegura ibijyanye n'ifunguro, ariko mbere yuko njya mu gikoni nifuje guteka ibiryo bya kinyarwanda. Muze tujyane mu murima, ngiye kubizana noneho tubitegurane. nari ndi gukora rero gushayira nanasasira hano hasi, yantekereza ko birangiye ngira ngo muri kubibona ukuntu insina zisa neza. Iyo rero ukuyeho tuno tuntu insina zihumeka, nibyo nari ndimo nabwaye. Reka byibura aka kanya umuntu aba yaje kureba umukecuru, dusiga hari akantu tumukoreye byibura umwanya yari kuzafata ajyamo hano, nibura umuntu abikore asige birangiye. Ni ibintu nk'uko nabibabwiye ntabwo naherukaga kubikora, bya challenges of course, nahuye na challenge nyinshi. Umuhoro ntabwo wari utyaye cyane, gusharira byagoranye, ariko ndabirangije njya mu gikoni ukuntu hano hantu hasa neza, insina zirakeye zimeze neza. Ubu rero abantu mwadukurikiranye kuva mu gitondo, nakoze cyane gukomeza kubana natwe, kandi n'ubundi video ntabwo irarangira, hari utundi tuntu dushaka kubereka. Benshi muri mwe muradukumbuye kutureba, ese umwumbati bawukura gute, ese bakika bate. Mukomeze rero mudukurikire, mukomeze mudukunde, mukomeze mukunde video yacu. Nimba utararayikinga, ko ushobora guhita urayikinga video right now. Nimba aho tugeze aha, nimba ubona video yagushimishije, ushobora no gusubscribinga kugira ngo utaza kubyibagirwa kandi wadukunze. Dutera umusanzu wawe rero, subscribing ya twebwe turacyari muri video. Just nagira ngo nkore hano mbereke ko narangije.
tuvuye gukura imyumbati, igikorwa gikurikiyeho ni icyo kwitunganya kayiteka. Ndifuza kuyiteka mu buryo bwo kwigereka ku bishyimbo, ngo muze tubane murabibona uburyo ndi bubikoremo. Karibu. Abo twatangiranye iyi video yacu rero turabashimiye cyane ko mutigeze muduterana, ko twabanye kuva dutangira kugeza ubu ngubu aho tugiye gufata ifunguro ryacu. Twagize ibihe byiza, twagiye kuvoma, twakubuye, twashariye urutoki, nabateguriye uyu mwumbati uyu munsi. Urasa neza, uraryoshye. Cheers. Ntabwo wabyumva. Rero dukomeje kubashimira ariko tunagana ku musozo. Muraba agaciro kuri twebwe. Niba wakunze uburyo twakozemo, nukuri twandikire muri comment ubwira uti ubu buryo muzajye mukomeza mu bukore, ndabona biryoshye, ndabona ari byiza. Turabashimiye cyane. Reka dusoze naho ubutaha, kandi nukuri ntago tuzongera kubura nkuko twari tumaze iminsi tutaboneka. Ndabizi ntago biba byoroshye, ariko biri mu byo turi kwifuza cyane ko tutazongera gutinda bingana gutya. Naho ubutaha rero turabashimiye. Mwibuke gukora subscribe, ebana tuzamura umubare wacu, ana tuve kuri 62 nkuko bimeze none, tuzamure tube benshi, natwe byakunda. Reka rero tubashimire, dusoreza ahangaha. Mwakoze cyane kudukurikirana. Bye bye.